kandi muri uyu mwanya tugiye gufata uyu mwanya kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Era mu kasera kano tugenda kwata kasera kenyine tuyige ikigambo cya Katonda. Ndifuza yuko mbere yuko nasoma iri somo n'ubundi badusomeye mu kasera nga sinabakusunga ngenda kusome cyabandi kiba kino kibasomye. Reka nsabe umuvandimwe ari dusomere mu Ruganda. Kansome mu Ruganda. Luka 13 Luka 13 oronyerwa 22 kugeza 24 paka abiri munya agamba bwati Omulyango Mufunda. Luka esura ya 13 oronyerwa 22 okutuka abiri munya. Aho Yesu natambura ngayita mu bibuga ne mu byaro ngayigiriza ngagenda i Yerusalemu. Abiri musatu omuntu omu namubuuza nti mukama wange be batono abarokolebwa? Yesu namuddamu nti abiri munya mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira so tibaliyinza. Muvandimwe arakoze cyane kubw'iryo somo. Reka nongere ndisubiremo nkuko riri mu Kinyarwanda kugira ngo tugire ikintu turi nziremo ndidemo mu Runyarwanda. Handitswe ngo babaza Yesu uko abakizwa bazangana. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, ari mu nzira agiye Yerusalemu, umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomanga wo muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire. Azabasubiza ati simbazi, sinzi naho muturutse. Hari ikibazo kimwe ngira ngo mutekereze. Wari ikibuzo cyendagara murowozeko. Biragaragara neza yuko uru rugi rwaje gukingwa, rwamaze igihe runaka rukinguye. Kirabika runo rugi rwagari wawe nenga wamara ikisere kiwamvunga rugure. Ni gute abantu baje kumenya agaciro kirembo bagombaga kwinjiramo ari uko rimaze gukingwa? Rwaki bategera nti bagenda kuyingira atenge urugi rumaze kugarwako. Kuko Yesu yavuze yuko urwo rugi n'ubundi rwaje kugira igihe rukingwa, bivuze yuko hari igihe rwamaze rukinguye. Kitegereza wari ikisera cyerwamanga rugure nibatayingira. Kandi Yesu aratubwiye ngo hari igihe abantu bazagira ubushake. Yesu ayogede nti wari we kisera abantu cyo bariyagara. Hari igihe abantu bazagira icyifuzo gikomeye mu mitima. Wari ikisera abantu barigomba mu mutima byabwe. Hari igihe abantu noneho bazumva agaciro ko kwinjira muri ibyo. Wari ikisera abantu bari buriro mu wendo go kuyingira mu mulyango. Ntabwo batubwiye ngo ubwo bushake bazabuterwa nuko bababwirije. Tebagambye nti kwagaroko bari kwagara kubanga baburide. Ntabwo batubwiye yuko bazakomanga kuri urwo rugi kubera ko hari umuntu wagiye kubararika. Tebatugambye nti bari konkona kubanga wari yagenze kubayita. Ntabwo batubwiye yuko hari itangazo rizatangazwa ngo noneho urugi rurakinzwe ngo nimuze mukomanga. Tebatugambye nti wari kirango kigenda kubanga kise nti urugi rugenda kugarwako. Ahubwo ijambo ratubwiye ngo urwo rugi nirumara gukingwa. Ikigambo kigambye nti urugi nirumara kugarwaho. Ibyo abantu noneho bari barananiwe gukora. Ibyo by'abantu byo bareberwa gukora. Ibyo bintu bizaremera mu mitima yabo nta muntu bibabwirije bashaka kubikora. Ibyo biribera mu mitima yawe ngate kuri ababuride era bagare kubikora. Kandi bazashaka kubikora biteguye kwishyura ikiguzi cyose byase. Era bagenda kubikora ngabeteka tefu okuri buri muwendo gona ogwetagisa. Icyo ni igihamya cyuko n'ubundi ikibazo cy'ubugingo buhoraho hari ahantu kiri mu mitima y'abantu. Era ukakafunti uburamu butagwawo wari wowe buri mu mutima gw'abantu. Kuba icyo kintu bataracyitayeho ni ikimenyetso cyuko bagomeye Imana. Kubanga tebakifako kabonera karaga nti bagemera Katonda. Hari ijambo n'isomo rye rikunda wenda gusitaza abantu. Wari we kigambo n'ecyawandikibwe abantu tebesitarako bakarisobanura ukuntu Yesu atarivuze kuko ni Yesu warivuze. Era nga banyonyora Yesu bwatayogera kubanga Yesu yayogera. Riri muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Matayo 2 esura 2:14 avuga yuko ubwo butumwa bwiza bw'ubwami nibumara kwigishwa mu mahanga yose. Enjiri yo bwakabaka bakatonda bwene yamara kusasana mu nsi zona ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu. Ngo bube bujuribwa bwo kujurira.
abantu Kristo azahera kwazi nga Yesu Kristo bwatyo bwarijja. Yesu avuga yuko ubutumwa buzigishwa mu mahanga yose, ntabwo yavuze ko buzahindura abantu bose abakristo. Yesu Kristo okogera nti enjiri eribuulibwa mu Siyona si kukyusa abantu bonna. Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo abantu wenda bamwe batabimenye, nta nubwo umugambi wo kubwiriza ubutumwa bwiza ubundi bugomba kuba kugwiza abayoboke. Okubuulira enjiri si kabonera akagamba nti abantu bonna bajje bafuuke abakristayo. Kubera ko muri abo bayoboke i Yerusalemu no muri Isirayeli ya kera bari bafite abantu bemeraga idini ya Kiyuda. Era ne Yerusalemu n'abayudaaya barimo abantu abakirizanga enjiri ya Kiyudaaya. Ariko abo bantu kuba baremeraga iyo dini ya Kiyuda ntibyababujije kurimbuka. Era kubanga bakirizanga edini ya Kiyudaaya teryabaziyiza okusikirira. Ibyo bisobanuye iki rero? Kati kiki cyo bitegeeza? Uyu munsi abantu bagomba kumenya ikibazo n'ishingiro ry'ikibazo cy'ubugingo buhoraho. Rero abantu balina kutegeera lwaki obulamu butalwawo, bagahitamo iby'ubugingo buhoraho, basalewo obulamu obutagwawo mbere yo guhitamo idini bagomba kubarizwamo, nga tebana okusalawo ekkanisa oba eddiini gye balina kuburizibwamu. Kuko bano bantu tumaze gusoma muri Luka igice cya 13, muri Luka abantu tumaze gusoma Luka 13, hari raporo baje guha Yesu. Waliyo ripoti gye bagenda kuwa Yesu Kristo. Reka tuyisome ku murongo 26. 26 ripoti we tuyisanga. Ni muri Luka igice cya 13. Luka 13 ku murongo 26. Luka 13:26. Yesu amaze kubabwira yuko atabazi. Yesu ngamaze ko bagamba nti sibamanyi. Ibyo bintu byasengaho wenda bashatse kubwira Yesu yuko ari kubeshya. Era biraga nti baroza nti Yesu alimba. Nuko bamuha raporo y'ibikorwa by'iyobokamana n'ubugira neza bakoraga. Niba mu ripoti yebye bye bakoranga muri aya magambo ngiye gusoma ku murongo 26. Mu bigambe ebyo biri kurunyirirwa rwa 26. Anzu bisome mu ruganda. 26 agambye bwati ni muryoka mutandika okugamba nti twariranga era twanyweranga mu maaso go era wayigirizanga mu ngudo zaffe kanziremu. Ni muryoka ne mutandika okugamba nti twariranga era twanyweranga mu maaso go era wayigirizanga mu ngudo zaffe. Komeza na 27. 27 kale aligamba nti mbagamba nti simanyi gye muva muve wendi mwena abakola ebitali bya butuukirivu. 28 eyo eribayo okukaaba n'okulumwa obujiji bwe buliraba Ibulayimu na Isaka na Yakobo ne bannabbi bonna mu bwakabaka bwa Katonda, naye mmwe nga musuulibwe bweru. Bakoze cyane. Umurongo 26 iyi raporo batanze ravuga ngo nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Bawaye report nti twariranga mu maaso go era noyigiriza no mu makubo ge waffe. Ndagira ngo mutega amatwi neza mwumva abantu iyi raporo batanze aba bantu abari. Njagala muwulirize report je bawa era abantu abo bani. Abangaba ntago ari babandi bigishwaga imigani. Abo sibe bari abayigirizibwanga n'engero. Abangaba si babandi wenda wavuga ngo bigishwaga ibintu bimeze nko kubatekera umutwe. Abo sibe bari abayigirizibwanga ibintu biri ngo bufere. Ahubwo aba ni abantu bigishijwe ubutumwa bwiza bwa nyabo. Abo be bantu abayigirizibwanga ububaka bwebo. Na abantu babwirirwa ijambo ry'Imana nk'uko riri koko. Bebo ababuririzibwanga nga kitufu cyenyine. Kubera ko bajya no gutanga raporo bavuze ko Yesu ari we wabigishije. Kubanga nga bawa report era baraga nti Yesu Kristo yabayigiriza. Kuko baramubwiye ngo twariraga imbere yawe. Kubanga bayogera nti twaryanga mu maaso go. Tukanywera imbere yawe. Era nga netunywera mu maaso go. Ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwawe. Era noyigirizanga mu makubo bwe waffe. Ntabwo ibi bintu Yesu yakanye ko atari byo. Era Yesu Kristo tiyagana nti sibyo. Ahubwo yababwiye ko atabazi. Era yagamba nti sibamanyi. Bivuze ngo Yesu koko uyu murimo yarawukoze. Era kirabika Yesu kitufu umurimo ogwo yagukora. Yabigishije. Era yabigiriza. Ariko ikibazo arababwira ngo mwebwe ntabwo mbazi. Era kibuzo n'abagamba nti sibamanyi. Ibi bintu byatewe ni. Era bintu ebyo kiki cyava kuki? Ikintu abantu mugomba kumenya. Kintu mwese muyinza kutegeera. Kuvuga ko umuntu yizera ibintu. Okuroza nti okirize ebintu. Kuvuga ko umuntu wenda barizwa mu itsinda ry'ukuri. Okumenya nti mburizwa mu grupu
kandi ibyo bintu koko bikaba atari byo akaba atabeshya ate kitufu ngebyo byakora byebyo byenyine no kugirana isano n'ibyo bintu ku buryo biba bimurimo akaba ari imirimo no kufanagara n'ibyo bintu nebibera nga biri mu mbera ze. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye nga biri mu muramu bwe ebintu ebyo bibiri ate byawufu. Hari abantu ahubwo wali abantu bamwe bazaba batazi kubisobanura neza mu magambo menshi. Wali abantu abanaba nga batebamanyi kubinyonyoro bulungi mu bigambo bingi nga tebalina obujirirwa bungi ariko kubera ko bumvise irarika rya Yesu bakagirana isano yimbitse nawe naye kubanga bawulira Yesu kuyita kwe nibabeera n'enfaanagana naye. Abangaba bazajyana na Yesu umugambi bwo mu ijuru abandi basigare. Abo barigenda na Yesu Kristo mu bwaka bwo mugura barabasigare. Murabyibuka kugira ngo mubyumve ko atari amagambo yanjye byanditse muri Matayo 25. Si bigambo byange Matayo 25. Hari abandi ahubwo bazabaza Yesu bati ibintu tubwira yuko twakugiriye neza twabikoze bya. Wali yabarara bari buza Yesu Kristo tebiye ibyo byogamba bye twakukorera twabikora di. Namwe mwabisomye muri Matayo 25. Namwe mwabisoma. None nikuta abantu bumva yuko bigishwa na Yesu kandi bigishwa n'Imana bakaba bigishwa ijambo rizima koko. Kitya abantu bayigirizwa na Yesu ne Katonda ate ne bayigirizwa na kigambo kitufu. Aba bantu bazagira amahirwe kane kubyita amahirwe make ahubwo abantu bazahomba ubugingo buhoraho. Abo abarifuna losi yobura mu butagwawo. Nyamara abantu bo batigeze ahubwo bamera nk'ababishishikayemo cyangwa se nk'abantu babishakamo ikindi kintu gikomeye akaba ari bo baronka ubugingo. Naye abantu abatafu bangura benga babiri konyo ate ngebe bafuna obura mu butagwawo. Ngiye kwabwira ikintu gikomeye cyane kuri iyi. Ngenda kubagambe kigambo ecyamani. Ibintu bibiri cyambere nta kibazo. Ate murowoze ibintu bibiri kubanga kimuna kibagambe. Hari ikintu cyitwa imbaraga y'ubushake iba mu muntu. Wali ikintu cyo bayita obwagazi nga kibera mugwe mu muntu. Imbaraga y'ubushake n'umuntu wese utazi Imana ibikorera mu mutima. Amanyi go kwagala noyo yena atamanyi Katonda gakorera muye. Kandi imbaraga y'ubushake iyo umuntu atayikoresheje mu gushaka ibizahoraho. Amanya ago botega kozesa mu kwagala mu kunonye binabeerawo kubera ko atakoresheje imbaraga mu gushaka ibyiteka ryose kubanga ati yakozesa amanya ago mu kunonya ebya shingira urubanza uyu muntu arimbuke echo we wagenda kubera umusango wabera kuzikirira. Reka mbaho urugero kambe cyo kurabirako dufate nk'urugero nko muri kano gace haramutse hari w'inzara mu katundu kano nga wali wenjara ukaba ufite umugore n'abana ufite urugo rwawe ngoli n'amaka mukazi n'abana warangiza iwawe ukaba ufite inzara ukabona abana bagiye kugupfira mu maso era no bango linenjara nga abana bagenda kufako ariko ukabona umuturanyi wawe abana baraseka bari kubaho neza buri mu gitondo arajya ku kazi akaza n'ibyo kurya atenga muriranga urabanga ariyo burungi areta kumuri agenda kumurimo nava nga inamere nta kibwiriza bakubwiriza ahubwo wowe urifata ukijyaniwe ukajya kumubaza uko abigenza kugira ngo abone te kuri cyo kuburira kirakiba kuburira wawe ngo yinza kugenda no babuza bo bakora batya kufunemere ukajya kumubwira utahubwo nanjye akazi wena ngira ikintu gukorera ariko nanjye mbona ibyo mpa abana bawe oyinza kugenda no mugamba nti wakira impecho gukora nange mfunemere ntwarira abana bawe ko byagenda handi gwe bityo gwe bitambura no niba umuntu yitegereza abantu b'Imana bari gusenga akitegereza abantu bagiye mu materaniro cyangwa se kumva ijambo ry'Imana rivuzwe ori bwabanga yetegereza abantu bakatonda bagenda mu kukungana naye nawura n'ikigambo cya Katonda akumva ubutumwa bwiza buri kubwiriza nawurire injiri ngeburibwa hanyuma yambaraga y'ubushake ntimutere kwifuza ibyo bintu amanya bagari muye niga muri muyinzisa kukwate binte ebyo ngabiwurire suko atabyumvise ahubwo ntabishaka sirwa kuba teyabiwuride wabura atari nabwagaze icyakabiri icyo kubiri buriya irirarika Yesu ha buri muntu wese okuyitoko kwawa buri omuyenna rigendera n'ikiguzi uyu muntu agomba gutanga butambura no muwendo goyinza kusasura ahangaha niho nababwiraga n'abavuga yuko biga ijambo ry'Imana bagera bagatsindwa covura bambagambye naba bayiga ikigambo cya Katonda batuke kisera niba wangurwa nubwo agakiza Imana iduha ari ubuntu nta kiguzi tugatangaho uburokozi Katonda butuwera bwerere tetuna tetuwayo ariko ntabwo ari ibintu bisanga ahantu umuntu yiyicare yiryamiye ngo bimwikubite na Yesu ibintu ebijyanga bikugweko nga weba sawo Matayo cya 10 turasoma dore ku murongo wa 34 Matayo sura 10 asatu munya handitswe ngo asatu munya urageza ku murongo wa 39 paka asatu mumwenda heading egamba bwete simirembe naye kitara temuroza nti najya kuleta emirembe kunsi sajja kuleta mirembe wabura ekitara asatu mutano kubanga najja kwawukanya omwana n'ekitawe
omuwala ne nyina omugole ne nyazaala we 36 abalabe b'omuntu banaabanga bo mu nyumba ye ayagala kitaawe oba nyina okubasinza nze tasaanira ayagala mutabani we oba muwala we okubasinza nze tasaanira n'oyo atakwata musalaba gwe nangoberera tansaanira alaba obulamu bwe alibubuza n'oyo abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Reka nanjye nsome mu Kinyarwanda. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye azabubona. Imana ishimwe cyane. Kama yebazibwe. Ndagira ngo murebe iki kiguzi dusabwa gutanga. Njagala mwetegereza umuwendo gwe tolina kuwayo. Nyamara se n'abantu bangahe biteguye gutanga kino kiguzi? Bameka abeteekateefu kuwayo muwendo ogwo. Ahubwo mureke mbabwira amahitamo abantu bakora. Wabereka mbabuulire okusalawo abantu kwe basalako. Hari amagambo Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye abakorino nifuza ko turi buze kuza kureba. Paulo inabye yayogera kugira ngo tumenye amahitamo ari mu bwenge. Tusalewo okusalawo kuli n'amagezi. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorinso b'okubiri igice cya 5 sura 5 umurongo wa 10 olunyiri rwa 10 banzo basome mu Ruganda. Agamba bwati heading agamba bwati esubi eryeguru lituwa amanyi okuguma ni rwa 10 kubanga fefena kitugwanira okurabisibwa Kristo wasalira emisango buli muntu aweebwe ekimusaanira okusinzira ku birungi oba ku bibi bye yakola nga cyari mu mubiri. Reka nsome mu Kinyarwanda handitswe ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi. Ndagira ngo mbabwire iki kintu nubwo abantu babaho imibereho imeze nkaho nta muntu bitegereza. Reka mbabure kino abantu baberaho imbeera era bisibwa nga tekulabe abalaba. Nubwo abantu babaho imibereho imeze nkaho nta kintu bitayeho. Abantu baberaho mu mbeera joyinza kugamba tekulaba faako. Uyu murimo dusomye w'urubanza uburi mu mitima y'abantu. Naye kino cyo tusomye cyo musango kibera mu mutima gwa buri muntu. Niyo mpamvu ryasomo twasomye urugi rw'imbabazi nirumara gukingwa. Cyo buraba cyandikwa kiri cyo twasomye urugi rwe rumara nabanga rumaze kugarwako. Irarika abantu birengagije. Kuyitibwa abantu kwe babusa amaso. Ijambo ry'Imana banze kumvira. Ekigambo cya Katonda kye bagano kuwulira. Ijwi ryakomangaga imitima yabo bakarinimira. Edobozi eryakonkonanga ku mutima gw'omuntu n'atawulira. Nibwo bazasobanukirwa n'agaciro k'ibyo bintu. Mukaseera kwe baritegera muwendo gw'ebyo bye bagana. Kandi icyo gihe twamaze kukinjiramo. Ate kiseera ekyo twamala kukiyingiramo. Abantu bamwe wali abantu bamu nta batungira gatatu ngobwira ngo ni kanaka ariko kubera ibintu bigiye kuba siyinza kusongorugana ngambe nti yegundi naye kubera ngenda kukobera kuvaho wali abantu bangi omwe mutukufu gwagenda nga vaako abantu imbabazi zabo ziri kurangira wali abantu ekisa cyawe kigenda nga kigwawo ku buryo nzi neza yuko amahitamo abantu bari gukora uyu munsi kubanga abanyi bulungi tukusalawo abantu kwe basalawo leero ari kubahereza mu ruhande batazigera bava mu byiteka ryo okusalawo abantu kwe basalawo leero kubatwala mu mugabo gwe batayinza kuvaamo reka nkoreshe uburyo Yesu yakoreshaga kankole mu mbeera Yesu gye yakolamo ebintu kugira ngo mwumve ibyo bintu ndi kubabwira impamvu yabyo mu bitegeere ebyo bye mbagamba mu minsi yatambutse mu kiseera cyayita hari ibintu byabaga biriho bikaba byahesha abantu umutekano wali ebintu byabeerangawo nga biyinza okuwa abantu emirembe umuntu yaba afite amafaranga omuntu yaba nga alina sente ze umuntu yaba yarize amashuri menshi omuntu nga yasoma umuntu yaba ari mu mwanya w'icyubahiro omuntu nga ali mu bifo wanabyitegereza ukabona bimeze nk'aho bimuhesheje umutekano ngo omuntu ali mu bifo by'amaanyi ngo byotegereza ngo olaba nga bimuwa emirembe ariko muri iyi minsi tugezemo naye mu kiseera kino kye tulimu muzanabirebe no mu rwego rw'ibihugu oyinza kubyetegereza no mu mawanga hariho imbunda n'intwaro zikomeye mu kiseera kino we waliwo emundu ez'amaanyi nibwo uyu munsi habaho abasirikare bavuga yuko bize amashuri menshi ya gisirikare era mu kiseera kino we wali amagye ate nga gasoma
ariko ku isi niko umutekano urushaho kubura. naye ku nsi emirembe giburako. Uyu munsi niho hari abaganga bivuga ko bize cyane. Mu biseera bino we waliwo abantu abasoma byo busawo, nibwo hariho abantu bakora ubushakashatsi bakavumbura ibiti myinshi, we waliwo abantu abanonyereza era nibafuna n'amadagala g'amaanyi, ndetse bakavuga yuko bafite n'inkingo era nga basobola kwogera nti balina ne. Ariko reka mbabaza ikibazo, ibyo bintu bavuga yuko bafite by'imiti n'inkingo nibyo biri gutuma abantu bakomeza kuramba? Naye kambabuuze ebyo byogamba nti balina amadagala g'amaanyi bye biyinzisa abantu okuwangala? Mbese ibyo bintu nibyo biri gutuma abantu bagira ubuzima bwiza? Ebyo bye bireetera abantu kubeera n'obulamu bulungi. Ahubwo abantu bavumbura imiti myinshi n'inkingo nyinshi niko ahubwo biri gutuma indwara ziyongera. Mu kiseera kye bazuula amadagala mangi, era kye kiseera kye kimu abantu bwe balwala nnyo. Nakomeza abana nkabaha n'izindi ngero nyinshi, nyinza kubawa n'ebyokulabirako birala. Ariko uyu munsi uko ibyo bintu bigenda byiyongera kandi bikagaragara ko ntacyo bikiza, ebintu ebyo bigenda byeyongera amaanyi naye birabika nga tebina kye biwonya. Ni igihamya cy'uko iyi si yamaze kugera ku rwego nta kindi kintu cyagira icyo gifasha umuntu. Bukakafu nti ensi emaze kutuuka ku ddaala nga tekuli kintu na kimu ekiyinza kuwonya omuntu. Nta kindi kintu cyatabara abantu akaga bamaze kwinjira. Tekuli na kimu ekiyinza kuwonya omuntu uretse ibyiringiro umuntu yaba afite muri Kristo Yesu. Ekiwonya omuntu akati kyabaga twayingiramo kuba ng'olina bwesigwe mu Yesu Kristo. Muri iyi minsi ahubwo hari n'igihe bijya bimbabaza no ku bakristo. Mu kiseera kino birina kuwaza no ku bakristaayo, ukabona abantu hari n'undi murongo bishyireho ku buryo babyita nk'ubuhungiro, n'olaba abantu nga balina awantu we bateeka ng'obudukiro. Nyamara twamaze kugera ku murongo Bibiliya yavuze ko buri kintu cyose kuri iyi si kibasha kunyeganyezwa kirimo kunyeganyezwa. Tutuuse mu kiseera buli kimu kyonna ekiyinzika okunyenyezebwa kigenda kunyenyezebwa. Niba rero tubatse kuri Kristo we rutare, bw'oba nga teweesigamye ku Yesu Kristo ate nga gwe lwazi, byanga bikunze imiyaga iri guhuha izaguhitana. mu mbeera yonna emiyaga gigenda kukuba. Niyo mpamvu abantu nk'uko twasomye wa murongo twatangiriyeho bazajya biherera imbere mu mitima muri bo bisuzume babone icyo bagombaga gukora batakoze. Kyobula abantu bagenda kuba nga basobola kuba nga balaba kiki kye balinonya kukola naye ne batakikola, maze bicuza icyatumye batagikora batangira gushishikara kandi bagira benenye lwaki tebakikola era bafuna amaanyi okukikola ate nga tekikyasoboka. None mwumva ibintu bibiri nifuza kubabwira ngo mubitekerezeho. Nina bintu bibiri byendowooza kubagamba te mubirowoozeeko. Ndabizi ko kimwe mu bintu biyobeje abantu benshi. Nkimanyi ebintu kimu mu bintu ebibuzaabuziza abantu. Ndabizi ko kimwe mu bintu bica intege abantu bikababuza gukurikira Kristo. Kimu mu bintu bamalamu amaanyi ne bigana kugobera Yesu Kristo ni amatsinda y'Iyobokamana abantu babarizwamo, nezigurupuzi z'abantu ba Katonda baba babuuliza, ku buryo umuntu we ashobora kurwanirira idini rye cyangwa akagwanira imyemerere ye cyangwa imyumvire itsinda barizwamo basangiye akabirwanirira cyane, nyamara nubwo ari kubirwanirira nawe atazi kubigenderamo. Omuntu ayinza kurwanira idini oba group ryarimo naye nabirwanirira naye nga tayinza kubibeeramo ng'akora ebyo kye bigamba. Niyo mpamvu muzumva Yesu ababwira ngo wigishirizaga mu nzira ziwe. Kyovulaba Yesu Kristo agenda kubuuza nti wayigiririzanga mu makubo ge waffe. Twariraga kandi tukanywera imbere yawe. Twaliiranga ate ne tuliira mu maaso go. Nyamara nubwo bazatanga izo raporo gutyo kubera ko bari abarwanashyaka, bagenda kuwa ripoota ezo naye bakolanga ebyo, nyamara badafitanye isano yimbitse naye nga tebalina obumu na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ngira ngo mbasobanurire icyo kuba umukristo ari cyo. Kyovulaba njagala mbabuulire okuba omukristo kye ki. Kuba umukristo ntabwo ari ukugira idini runaka cyangwa itsinda runaka umuntu aba. Kuba omukristo si kubeera mu dini oba mu gurupu gundi, ahubwo kuba umukristo ni ukugirana isano na Kristo. Wabula kuba omukristo kwe kubeera bumu na Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwize ukuri yuko nta hantu wabarizwa. Njagala mbabuulire nti tekuli wantu oyinza kubuulizibwa, nta torero wabarizwamo oba nga bakubuulize mu kanisa gundi, nta bitangaza wakora, era tekuli byamagero byoyinza kukola, nta ndimi wavuga, era tekuli ndimi zoyinza kwogera, n'amafaranga watanga mu murimo w'Imana, tekuli masiringi goyinza kuwaayo mu mulimo gwa Katonda yasimbura iyo sano ugomba kugirana na Kristo, nga bijjewo obumu bweyinza kubeera ne Yesu Kristo. uburyo iyo sano niba idahari,
ico bwe kibanga tekiriwo nushaka uzabwiriza umuriro umanuke mu ijuru bobo yagade burire n'enjiri omuriro guke guve muguru nushaka rwa rusengero batwereka kuzarwubake wenyine era ne kaniseri kirice baturaze nobo norizimba weka nushaka uzabe wenda uri umuyobozi mwitoro ku ruhe rwego oba ngo uri muburizi mu kanisa kudara ryenkandawo nushaka uzabe uri umwizera witabira gahunda z'itorero oba ngo uri mu kisayo atenga buri program zono zetabamo niba ibyo usanga utayifitanye na Kristo naye ngo obumuntu na Yesu Kristo ngo toburina batubwiye ngo ibintu byose bibasha kunyeganyezwa bizanyeganyezwa kandi nawe batugambye buri kimu cyo nacyo kunyenyezebwa kigenda kunyenyezebwa nawe rigenderamo imiyaga iri guhuhiza gutwara embuyaga zigenda kugutwara niyo mpamvu inama naguha ishingiye kuri iki kintu kati amagezi genza kukuwa gesigamye ku kintu umwanya cyangwa n'ubu ngubu utangira ubu wisuzuma ononye kisera obo tandike kati wekene mu mutima utareba ngo kana karaza kubitekereza wati gwe ngo atatunuride ntigunda agenda kubiroza atya kuvuga ngo se ngo runaka nabona nakoze amahita maraza kumva ibyo bintu bimeze ngasi kugamba ntigundi bwana arabanga nasazeho bwenti nga anabiroza atya kwazi ko wenda twasengeraga mu rusengero rumwe kwa amanyinti tubade tusabira mu dinemo era nga amanyinti tubade mu groupe emu mazi kuba ibintu wenda rije wobibagamo cyane nga amanyinti bino zabibademo nnyo niyumva nabivuye maraza kugira ngo nga bwana uranga nabivudemo anaroza atya ko ikintu mbabwiye ijambo Yesu yatubwiye ngo bazakomanga ku rugi buri wese azikomangira Katonda yagambye nti turi konkona ku rugi ateburi uwo magenda konkona ngaye yavuze kwisuzuma utabanje kureba uko abantu bari buze kugufata wekenenye nga toroziza bararabwe banakuraba mbese nemewe n'Imana webuze kibuzo nti nzikirizibwa ne Katonda hari umuvandimwe wabaje ikibazo kare turi kwiga ibyigisho wariho oyabuzize kibuzo nga tuyiga wano lesson nifuza kugarukaho kugira ngo tugisubize kandi kubera ko aricyo mwanzuro w'iki cyigisho nifuza ko twari turi kwigana njagara tukidemo era nga tukidemo nga tebabade nga bayiga wano yabashije ngo mbese umuntu yabwirwa n'iki kwizina rye ryanditswe mu gitabo ori yabuziza nti oyinza kutegeera otya nti erinya lyo liwandikibwa mu kitabo cy'obulamu butagwawo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo gute era erinya ly'omuntu liwandikibwa mu kitabo cy'obulamu butagwawo gutya kubera ko niba mwibuka isomo twasomye bumanga mujukira ekyawandikibwa cyo twasomye igihe urugi ruzamara gufungwa abantu bamwe bagatangira kurukomangaho urugi nga rumaze kugarwaho hatenga bamwe batanditse kukonkona ntimugire ngo no gusenga bazabireka era temurowoza nti kusaba tebagenda kusaba bazakomeza kuramya abantu bagenda kugenda mu maso no kusinza bazaramya Imana ahubwo ibyanditswe by'ubuhanuzi ratubwira ngo bazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo abantu bagenda kusinza ensoro n'ikifananyi cyayo nibashaka bazaye batabishaka ariko bazayiramya obanga babyagara abandi babyagara naye bagenda kugisinza kandi ibyo nubwo ndi kubivuga mu nzagiye kuko ariko muri Bibiliya byanditse ibyo mbyogera mu kiserange cyahita abantu uyu munsi barimo barakora amahitamo kandi barimo barabyitegura rero reka turebe ngo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo ryari kandi ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo gute kisera tugenda kuri abantu erinya ry'omuntu riwandikibwa mu gitabo cy'obulamu butagwawo butya kugira ngo twe dukoreshe amahirwe dufite ubu kati njagala tukozese chance je turina sawa zino dukoresha uburyo dufite nona era tukozese chance je turina kati kwe kuzabarirwa mu bantu Yesu yavuze ngo igihe kimwe bazagira ubushake bagakomanga ku rugi ariko bikababera impfabo tetubarirwa mu muwendo ogwo gwabari abagenda kuba kufuna obwagaza tenge kisera cyawe deo mbere yuko nsomira isomo nifuza kongera kubabwira ikindi kintu mutekereza ko twese kitubaho mungasina bakusoma ndagara murowoze ko heki kitagenda kogera tekefena kinza kutuberako hari ukuntu abantu bajya bibwira yuko igihe wenda ngo ari kirekire cyane ngo Yesu azaza atinze wariye engeri y'abantu bye barowoza nti ekisera kiwamvu Yesu agenda kujya ngalo rudewo nyamara mwibuke tubaho imyaka mike cyane naye murowoze nti tubera wakasera katono kandi kugira ngo mwumve yuko ikibazo cy'ubugingo buhoraho ari ikibazo kiba kiremere mu mitima y'abantu bose naye ndagara mumanye nti obulamu butarwa ekibuzo cy'obulamu butarwawo buri muntu yagiye gupfa apfukwe nubwo yaba ari imodoka ibagongera imwe ariko buri wese apfurupfurwe buri omu bwagenda kufa afarurwe nubwo bange motoka ekutomedde ofutomerwa ofanga ngagwe nta rupfu rwishyira hamwe rubaho tekuri kufa kwa groups ntabwo nibaza ukuntu abantu bumva yuko n'ubundi bazakirizwa mu kigare n'ikivunge era sirowoze ngeri ki abantu je bagenda kurokoreba mu group wakwicaye ugatekereza ku kibazo cy'ubugingo bwawe witonze tura orowoze kuburamu bwo nga wekenenya reka dusome amasomo abiri nifuza ko turi buze kuza gusorezaho kansome byawandikibwa bino byenjagara tukomekereze nabyo
kugira ngo biduhishurire ngo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo gute ko ari byo byiringiro byacu muri iki gihe no mu gihe kizaza. Tumanye nti erinya lyo liwandikibwa litya mu kitabo cy'obulamu butalwawo. Ibyashwa 13:8 mu kubikurirwa 13 olirwa 8 asome mu ruganda kubikurirwa esura 13 runyiri rwo 8 agamba bwati era bona abatula ku nsi abatawandikirwa amanya gaabwe mu gitabo cy'obulamu eky'omwana gw'endiga eyatibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi bari gisinza. Reka nsome no mu Kinyarwanda handitswe ngo abari mu isi bose bazayiramya. Ngo nabari mu isi bangana iki? Abari mu nsi yona nafe mweturi abari mu isi bose bazayiramya. Abari mu nsi yona bari gisinza. Sinzi impamvu abantu bakoresha ibitekerezo byacu kandi tubifite. Siroza rwake abantu tuberoza. Atenge birozo tubirina. Abari mu isi bose ukazajya umera nkaho ibyo bintu bitakureba. Bo ekigambo cy'agatonda bwe cyogera nti abari mu nsi yona ate nobera nga bita kukwatako. Abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye gukuremwa ku isi. Reka twongere dusome irindi somo riribuze kuza gusobanura ingiri muri Yohana iki cyambere ku murongo wa 29. Barahita tumenya neza uko izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye gukuremwa ku isi. Twagara kumanya erinya ryo ingeri ryo yandikwa mu gitabo cy'obulamu butagwawo. Umva Yohana iki cyambere ku murongo wa 29. Yohana esura esoka orunyiri rwa 29 agamba bwati 29 omwana gw'endiga owakatonda ye heading olunaku gw'okubiri Yohana n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga wa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Mana ishimwe cyane. Mukama yebazibwe. Umuntu izina ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo ninde? Reka nsome uyu murongo. Bukeye bwaho abona Yesu, ubwo ni Yohana, abona Yesu aza aho ari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niba ibyaha byawe ntama w'Imana atarabivanyeho bibi byo omwana gw'endiga ngate yabijjako. Niba binyuze mu gitambo cya Kristo ibyaha byawe bitarababariwe bwebanga bikuyita mu kiwebwayo cya Yesu Kristo ngo bibi byote byasonyibwa ntabwo izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama. Erinya ryo teriyinza kuwandikibwa mu kitabo cyo mwana gw'endiga kubera ko igitabo cy'umwana w'intama kubanga igitabo cyo mwana gw'endiga cyandikwamo amazina kiwandikibwamo amanya y'abantu bose umwana w'intama yagiriye akamaro. Babona omwana gw'endiga gwe yawo muwendo kiwandikibwamo amanya y'abantu bizeye igitambo cya Kristo yabona abakirize kiwebwayo cya Yesu Kristo. Igitabo cy'umwana w'intama watambwera gukurema cyobura bakitibwa ekitabo cy'omwana gw'endiga wawebwayo okuva ku ntandikwa y'ensi. Niba icyo gitambo nta kintu cyakumariye ekiwebwayo bwe kibanga tekina cyakora, niba nta buhamya bw'icyo icyo gitambo cyakoze mu mibereho yawe nga tekirina cyakora mu mbeera zo, izina ryawe ntabwo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Erinya lyo teriwandikibwa mu kitabo cy'obulamu. Igitambo cy'umwana w'intama ni iki gikorera umuntu? Kati kiki ekyo webwayo cyo kikorera omuntu? Yohana yaravuze ngo Yohana yawandika nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Oyo mwana gw'endiga yajyawe bibi by'abari mu nsi. Buriya nubwo abantu wenda bakunda kwishyira mu kigare cya rusange ngo Yesu yaradupfiriye, abantu batera kweteka mu kigurupu cyabona nti Yesu Kristo yatufira, ariko Yohana yavuze yuko igihe cy'uko umwana w'intama hari icyo yakumariye nuko ibyaha byawe bigomba gukurwaho. Kubanga ari nacyo yakukora ebibi byo birina kugibwaho. Izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo rero iyo yihanye ibyaha bye kandi bikababarirwa. Erinya lyo liwandikibwa mu kitabo cy'obulamu butagwawo nga werenyeze bibi byo ate no bisonyibwa. Izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo bitewe nuko amaraso ya Kristo binyuze mu gitambo cya Yesu yihanye ibyaha bye. Omusayi wa Yesu Kristo nga guyise kururwo. Ntabwo izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama
kandi utarigeze waturira ibyaha byawe kuri ntama w'Imana ukuraho ibyaha byawe. Ngeri nyaryo terihinza kwandikibwa mu kitabo cyo buramu butagwaho ngate wenenya mu maso g'umwana gwendiga. Ariko bareke mabwira ikintu ariko tugiye gusoreza kuri rya somo nyine twatangiriyeho aho Yesu yatubwiye muri Luka 13. Yesu ari nawe yayogede mu Luka 13. Amagambo ngiye kuyongeranya somere ku murongo 22. Nzira mo kusoma ibigambo ebyo orunyiri wabiri mu biri. Ajya mu mitugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira ajya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake? Avuga bakizwa ni ugukizwa ibyaha. Bwe yayogera ku benenyeza bebenenye bibi. Ntabwo ari ugukizwa indwara cyangwa kubona amashiringi menshi. Sikuwonyezebwe ebibi oba kufuna sente nyingi. Ahubwo ni ugukizwa ibyaha. Wabura kwenenya ebibi. Nawe aramusubiza ati, nawe namugamba nti mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Mubere no bwagazi bwo kuyita mu muryango Mufunda. Ndababwira yuko benshi bazaga kurinyuramo ntibabibasha. Bangi bariyagara kuyitamo ne tebabiyinza. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, nanyi nibwa namara kugaraho rugi, namwe mugatangira kurukomangaho, namwe nemutandika kurukonkonako, muhagaze hanze nga muyimiride bweru, muvuga muti mwami dukingurire, nga mwogera nti tugurire. Azabasubiza ati simbazi sinzi naho mutuye. Ali badama nti sibamanye era simanyije muvude. None se uyu munsi nitwakwita birarika urugi ruyikingura. Kati rero tetuyinza kukiriza ngo rugi rucaye rugure. None se tuvuga ko impamvu wanze kwihana ari uko wenda uzi kuri umukiranutsi. Kati twogere nti kubanga wanze oganye kwenenya kubanga ori mutukirivu. Tuvuga se ko impamvu utihana ari uko utazi ibyaha ugomba kwihana. Kati twogere nti kubanga utewenenya kubanga utamanya ibyo wenda kwenenya. Hari n'abantu bijya bintangaza. Uri abantu abenewunya. Umuntu akaba yaribye. Uri nabanga yabba. Akaba yarasambanye. Nga yayenda. Akaba yarabeshye. Nga yarimba. Akaba ari umuriganya. Nga mukumpanya. Ibyo bintu akaba bifite mu mutima wabizi nyine ko yabikoze. Ibyo noba ngo birina mu mutima tengo manyi nti wabikora. Akumva ijambo ry'Imana ribicira witeka. Ate no uri ikigambo cy'akatonda nga. Akumva amategeko y'Imana nga kibisalira musango ayanga bya amateka gabisalira musango. Ariko yaje kwihana. Naye nga mukugenda kwenenya. Wagashaka ko Imana ibanza kumuhiyerekwa. Nga naberanga ayagara katonda amorese. Ibyo byakora we wabikoze. Ibyo gwo wabikora. Kwa amategeko y'Imana wumvise ko bibuzanya. Amateka ero gahurira burunyi nti tega byagara. Irindi yere kushaka ni iri. Kakati kuonesebwa ko yagara kwe kuriwa. Ahubwo umuntu amaze gusobanukirwa ko ari umunyabyaha. Bwomara kunyonyoga no kunyonyoka nti ori mwononye. Akabwirwa ubutumwa bwiza yuko Kristo yapfiriye ibyaha bye. Injiri y'amazima ne kutegeza nti Kristo yafira ebyonono byo. Nkuko byagendaga ku buturo bwera. Ngawe byari icyo ugomba gukora. Cyo rina gukora. Ubugomba kwishingikiriza kuri ntama w'Imana. Oina kwesigama ukatura ibyaha byawe. Oina kwesigama ku kiwebwa cya Yesu Kristo niwe nenya. Kandi binyuze mu kwizera. Atenga bisibwa mu kukiriza. Ukakira imbabazi z'Imana. Era no kwate kisa cya Katonda. Niyo mpamvu mu migani 28 ku 13. Engero 28 sura 28 urugero wa 13. Handitswe ngo wanditse bwe bati uyisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Oyo akweka ebyonono byoe tari baburungi. Ngo ariko ubyatura kabireka. Na yoyo ayenenya nabireka azababarirwa. Arisonyibwa. Haranditswe ngo ubyatura kabireka azababarirwa. Oyo ayenenya nabireka arisonyibwa. Ntabwo handitswe ngo uzabyerekwa ngo azababarirwa. Tebawandika te ariyoresebwa wabura ariyatura nabireka. Haravuga ngo ubyatura akabireka azababarirwa. Oyo ayenenya nabireka arisonyibwa. Ibyo ni isezerano ry'Imana. Mbese muri literaniro kambuze mu kungana runo haba hari umuntu wumva azirikana igitambo cya Kristo kigomba gukorera ubugingo. Wariyo umuntu aroza kwecho ekiwebwa cya Yesu Kristo ngakina gukorera mu buramu bwe kugira ngo ahaguruke dufatanyirize no gusenga isengesho no kwishyuza Imana isezerano rye. Ayimirire ahaguruke dufatanye mu isengesho kwishyuza Imana isezerano. Ayimirire tukwasaganye okusaba. Nahaguruke dusenga Imana. Oyo ayimirire tusabe. Buri muntu wese ahaguruka yumva ari icyemezo bimufatishije mu mutima we. Buri umwe nayimirire nga asazeho ngaye. Kubera ko nubwo mubona duhagurutse muri rusange twese duhagaze. Yade tugufena tuyimiride.
ariko buri wese icyemezo afatiye mu mutima we buromu okusalawo kwasazewo mu mutima gwe cyandikwa mu bitabo byo mu ijuru imbere y'isi kiwandikibwa mu bitabo byo muguru mu maso g'erinnya lyo. Ntabwo icyemezo afashe ari imimiriko y'itorero rya Naruvure kusalawo kosazewo si ripoti ye Naruvure, ahubwo ni icyemezo afatiye ubugingo bwe. wabura kusalawo kosazewo cy'obulamu bwo. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tunejejwe cyane no watanze Kristo kugira ngo apfe mu kimbo cyacu. Turabizi ko atari Kristo wakoze ibyaha, ahubwo niko twabikoze. Turabizi neza ko twisha amategeko yawe kandi kidukwiriye n'ugupfa. Ariko turagusabye kugira ngo tubabarire binyuze mu gitambo cya Yesu. Amen. Utubabarire ibyaha byacu, ahubwo duhe ubugingo bwa Kristo muri twe. Amen. Udushoboze kwakira ijambo ryawe imitima yizeye. Amen. Aba bana bawe bahagurutse hano imbere bashyize mu biganza byawe. Amen. Uzi buri wese icyemezo afatiye mu mutima we. Amen. Uzi intambara rwani zarizo. Amen. Uzi ibigeragezo bimuzengurutse uko bingana. Ni wowe ureba ibyiherereye buri muntu wese arwana nabyo, ukamenya intege nke ze. Mbagushyize mu biganza kugira ngo bakugireho umugisha. Amen. Munyuze mu gitambo cya Kristo uduhe ubufasha buri wese akeneye. Amen. Turagusabye kugira ngo tukugireho umugisha n'ubundi matero tuzakomeza mu ikigoroba n'ejo. Tusenge Imana gatanu izina rya Yesu. Amen. Amen.